indirimbo sa naho hari Imana igiye kumpindurira amateka, nasohoye indirimbo ivuga ngo igitondo kizagihoraho kiradutegereje bene data, nimwiboneze nimwitunganye bene data tugiye gutaha. Iyo ndirimbo ngo tugiye gutaha, ahubwo mbona nayo ngiye kuva mu bidatunganye ngiye mu bitunganye, kuko nta minsi yashize ntarajya gutora shahada. Amazina ababyeyi banyise nitwa Twagirarurema Etienne, abamvuka umuryango w'abana 10. Papa wanjye yari umuvugabutumwa mu itorero ry'Adventiste umunsi wa 7, akaba yarakundaga indirimbo zo guhimbaza Imana n'umuhanzi. Iyo mpano nanjye naje kuyivukana kuko nakundaga kuvuga ubutumwa mu itorero ry'Adventiste, nkaba n'umuhanzi mu makorari atandukanye noherezaga indirimbo, ku buryo navuye mu Adventiste mbasigiye indirimbo zigera kuri 300 ndetse zirenga. Igihe cyarageze rero nkumva ndashaka kumenya iby'Imana cyane. Amasomo nakundaga yo muri Bibiliya yera, nakundaga rero somo ryo muri Yohana 3:16 rivuga riti kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iryo somo ryaranyubakaga cyane kuko nabonaga ko Yesu Kristo witanze akamanikwa, uwo nguwo ari incungu yanjye, kandi ko Imana yadukunze birengeje ndetse byagaragariye bose, ku buryo gutanga umwana wawe umwe nabonaga ari by'igiciro. Iryo somo narigiregaho ndimo kubwiriza wabonaga rwose pe. Nagera mu Bakorinto ba mbere igice cya 13 umurongo waho wa mbere bivuga ngo nubwo navuga indimi nkavuga n'iz'abamarayika ariko singira urukundo ntacyo naba ndicyo. Ayo masomo yaranyubakaga kandi akanubaka nabona bwiraga. Igihe cyarageze rero nza guhura n'inshuti yanjye yitwa Mani Mageza, ni umuhaji yaherutse kuva iriya Manka, atangira kumbwiriza ibyerekeranye n'iby'idini ya Islam. Idini ya Islam narayangaga pe, narayangaga nawe ubyumve koko, ku buryo n'umuririmbyi wanjye namenyaga ko yagiye kureba igiterane cy'abayisilamu, numvaga namuha igihano cy'amezi 3 ndetse hejuru. Ntago byabaga binejeje kuko nabonaga ari dini ntumva na rimwe. Mani Mageza yagomeje kunkurikirana akajyaza mu rugo ashaka kunyumvisha iby'ubutumwa bw'idini ya Islam, ariko nkamutsembera. Igihe cyarageze ubwo numva sinzi uko ibijemo, rimwe aza kunsura araza ati mpa amazi ngiye gutawaza. Ayo mazi naramuhaye ngiye kubona mbona ahise hirya agiye kuri toilette. Icyo yajyanye cyo karakavido yarakagaruye duhita tukajugunya kuko ndabonaga ari ibintu bisebeje umuntu w'umugabo akazajya nywera mu kajerekani kavuye muri toilette. Yagomeje kunyigisha ankundisha idini ya Islam, ariko nkabona bidashoboka ko ryewe n'icyubahiro nari mfite n'ubukaka nari mfite ntashobora gufata costume yanjye ngo nubarare hasi nshinga umutwe, cyangwa se ngo mfate inkweto yanjye ari imeze neza nyikuremo ngo ngiye gutawaza. Ibyo numvaga rwose bitafasheho. Igihe cyarageze rero uwitwa Shehe Matabara Suleiman andarikira kugira ngo tujyane mu muhazara wabereye ahantu ku Gisenyi. Hari umuhazara ukomeye cyane cyangwa se igiterane cyamaraga iminsi 5. Twarajyanye tujyayo, umunsi wa mbere barigisha ndumva biramfasha ariko ntibimfasheho, umunsi wa kabiri numva biramfasha ariko ntibimfasheho, umunsi wa gatatu numva biramfasha ariko ntibimfasheho, umunsi wa 4 batanze isomo. Uriya Ali Haji Kamana Sege Suleiman yazanye isomo rivuga uburyo dukwiye gusenga Imana twubaraye. Twubaraye muri Bibiliya. Azana isomo riboneka muri Zaburi ya 95:6 ngo nimuze mwese tumuramye twunamye twubararire Uwiteka Imana yacu. Ahavuye yanyeretse nanone irindi somo riboneka muri Yosuwa, aho Yosuwa yabonekewe na marayika. Yosuwa amwikubita imbere arubara. Anyereka kandi isomo riboneka muri Itangiriro 17:3 twereka igihe Aburahamu yabonaga abamarayika uburyo yikubise imbere yabo bagiye kumenyesha iby'inkuru yo kwa Loti. Ndetse yarakomeje agejeje mu isezerano rishya. Mu isezerano rishya, isezerano dukunda kwigishaho, atwereka uburyo Yesu Kristo nawe yubaraye.
Allahu Akbar. Numva birandenze cyane. Yesu Kristo yarubaraye. Yesu Kristo Imana yagashyira hasi. Bari bazanye umuswari hari abashyira hari imbere maze batwereka uburyo Yesu Kristo yubaraye, atwereka uburyo Yosuwa yubaraye, atwereka uburyo Aburahamu yubaraye, atwereka uburyo Dawidi yahamagariye abantu kubarira Imana. Allahu Akbar. Numva nanjye ndahindutse. Sinategereje ko barangiza, ahubwo nahise ntambuka njye imbere, ntitaye ku ikositimu nayo nambaye, ntitaye ku makaruvati, ntitaye ku inkweto zikuramo gerege nahamagara hariya ku muswara, nzamura akaboko ntora shahada, ndahamya mvuga yuko nemeye Imana imwe rukumbi. Ikindi cyamfashije cyane ntari nsobanukiwe ni isomo ryaboneka muri Korowani hariya muri surati Hijri, hariya aho batubwira uburyo Lusiferi yaguye. Njye ntabyo narizi, ntabwo narizi ko Lusiferi yaguye kubwo kwibona. Igihe Imana ngo yarirangije kurema umuntu, Adamu imushyize hariya, yahamagaye abamarayika bose. Abamarayika baraza, Nyagasani uhora haravuga ati ndasaba ko mwese mubararira uri ikiremwa cyanjye naremye. Bose bahita bamanuka kubwo itegeko rya Nyagasani, ariko witwa Ibilisi cyangwa se Shitani asigara yemye. Imana iramubaza ati none se Lusiferi, kuki wowe usigaye uhagaze abamarayika abandi bamanase? Lusiferi avuga ati la, ntibishoboka. Jewe uriya muntu waremye mu cyondo cy'umukara ndeba ukabumbabumba kubita imbere giye mupfukabire, jewe waremye mu bishashi by'umuriro. Imana itumubwira ati toka Satani, kuva ubu ngubu uraciwe. Iryo somo ryaranyubatse cyane, mpita numva nkunze Korowani ntarinyizi, bituma numva shikamye. Ubu kugeza ubu ndashima Allah subhanahu wa ta'ala, kuko numva ko aho narindi nagendaga hejuru senga Imana eshatu, kandi Imana mu by'ukuri ari imwe, nkuko bigaragara hariya muri Yesaya 44 umurongo wa 24 avuga ngo niremere isi n'ijuru ninde twari kumwe. Imana rero niyo nasanze ari nkuru. Kugeza ubu byaranshimishije ku buryo habonetse abantu benshi cyane bumva ayo magambo nyavuga, kuko sinigeze ncicika. Ubwo mvuye aho mu kugaruka kwanjye, mvuye ku Gisenyi, habonetse ikibazo mu muryango. Nasanze umugore n'abana ndetse n'abandi bakristo bakumiriye, baravuga ati la, ntibishoboka ko ushobora kutuzanira inzira ya Satani mu nzu. Toka jya gukora Satani wahisemo, urashaka kujya ugikuzimu, urashaka kujya nawe wubarara, urashaka kujya wikora mu kibuno, urashaka kujya witwara nka bariya abantu bose tubona baba dayimoni. Ndabwira nti la, Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru. Allahu Akbar. Nahamije ibyo kugeza ubu kuvuga ngo imyaka 5 ishize ndi mu buhungiro, ariko ndi kumwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Igihe cyarageze rero mbonye nta kuntu nabigenza, ntabagiye nyine nashatse umugore w'umuyisilamukazi, ubu turabanye, ariko tubaye mu icumbi imyaka 5 irashize. Icyo nasaba Abayisilamu cyangwa se n'abatari bo ni ukugira ngo bakunde Imana kandi bahugukira amategeko yayo, tuyubararire tuyikomeze, kandi uwo ari we wese yaba ukomeye yaba uroheje, nta yindi nzira. Ni ukuvuga ngo nitwubarira Imana byose bizasura muri uko nguko kuri. Niyo mpamvu nasaba rero kugira ngo mu mibereho yanjye nyaboneka Abayisilamu n'abatari Abayisilamu mumfashe kugira ngo nkomere, nubwo ndi mu icumbi ndi hariya, ariko muzamfasha hamwe n'amashengesho nkomerere. Ni ukuvuga ngo je nkiri umudivantisi umunsi wa 7, nkiri umudivantisi umunsi wa 7 nari mfite impano itandukanye n'iy'abandi, kuko iyo nabaga ari jewe wagiye kubwiriza s'il vous plaît, bavuga bati Pastor Etienne umuvuga ubutumwa yaje ku itorero runaka, nari mfite imbaraga mu masomo nabwirizaga. Ni ukuvuga ngo iyo navuga ngo Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane inagaragaza urukundo, none muri uko kureshya uburyo Imana yatanze umwana wayo, uburyo na Aburahamu yatanze umwana wayo wiwe, nabivugaga mfite imbaraga, nabivugaga mfite ibakwe, nabivugaga mfite ubushake. Mu gihe abantu bamaze kwiyegura Imana bari imbere, nazamuka mu mwuka ndimo gusengera kuba kwamagana imyuka y'abadayimoni, bakavuga bati Allahumma alleluya 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 amen amen, kandi kumva ko iterura no koko rishyushye. Noneho nari mfite korali naririmbagamo yanjye yitwaga ijwi ry'ibyiringiro. Iyo nateruraga ngo
njyanumva ijwi ryiza ry'ibyiringiro ribwira ko nababariwe ngatsindishirizwa na Yesu nkabarwaho gukiranuka mufashe dushima umukiza naza niyo ijwi ryiza ry'ibyiringiro rimanuka mu matwi y'abantu. Ntabwo nigeze mvuga radio y'ijwi ry'ibyiringiro kuko iyo ndirimbo nayisohoye mbere yuko radio y'ijwi ry'ibyiringiro iza, ndetse nayisohoye mbere, ariko iyo ndirimbo na radio y'ijwi ry'ibyiringiro yayigize presentation cyangwa se urufunguzo rufungura radio, iyo babaga bayishyizemo abantu bose baravuga bati njya numva ijwi ryiza ry'ibyiringiro. Muri ubwo buryo rero ni ukuvuga ngo iyo nabaga ndi mu mwuka ndimo gutendereza ndimo guhimbaza, ni ukuri uwo ari we wese yarahagararaga, abantu bakaza ari benshi. Ariko ibyo byose nasanze bidakwiye gusimbura Imana imwe rukumbi yatwiremeye itanga itegeko, nemera kubarara ibyo byuharo byose ndabisiga, ubu ngubu ndasenga Imana imwe rukumbi Allah subhanahu wa ta'ala. Nuko mpagaze n'umwuka wera nawe umanuraga, imbaraga zikaza. Mu gihe nabaga mfite abantu imbere yanjye mvuga ngo hari ibibatega birimo, ndahamagara imbaraga z'umwuka wera, ndahamagara ubushobozi bw'umwuka wera, ndahamagara ububasha bw'umwuka wera, kugira ngo abadayimoni batoke mu izina rya Yesu, kandi abantu bari hano bakizwe begera imbaraga z'Imana, kandi ubushake n'ubushobozi bwa Yesu Kristo bw'umwuka wera buganze muri aba bantu. Mana nawe aho waga uri waratengurwaga, waba utarahaguruka ngo ujye kwihana, ugahaguruka ukajya kwitanga. Izo mbaraga nari zifite, ariyo mpamvu navuga ngo hari bariya baba babushwe, hari imbaraga z'umubizi baboha zituma batitanga, ariko inshallah mu izina ry'Imana bose bazahindura. Nyuma yaho roho mare gufatira imyanzuro yo gusenga Imana imwe rukumbi itabyarwa, nagize inzitizi zikomeye cyane iwanjye mu rugo. Byabaye inzitizi, ni ukuvuga kuva ku mudamu yarambwiye ati sinaryamana na dayimoni, ubwo banshyira ku ruhande. Abana no kuvuga ngo sinari nkinshiri mu rugo, none witwa umukristo we twarasenganaga cyangwa se naririmbishaga, we n'umuziro arambona ukagira ngo ndi ikivume, arambona gacano nanjye gacano, ariko nkajya bahamagara muze babwire urukundo rw'Imana, muze mbere ku buryo Imana ari mwe rukumbi, muze mbere ekada bampaye akato nk'umuntu urwaye ikizi. Sinzi indwara ituma abantu bahabwa akato, byarakabije cyane. Buriya rero kuko aho Imana iri abantu barahunga, ariko basobanukiwe barayegera. Ariyo mpamvu nanarekera n'uwari wese kwegera Imana, isi zamwanga ariko ijuru rizamukunda. Ni ukuri nibyo bararikira. Aho mariye kwinjira rero mu idini ya Islam, ntabwo nigeze nicara kuko nasanze naye narayobeje abantu benshi. Kugeza uyu munsi wa none ndumva maze kugera mu bantu nka 60, nagiye ntoza shahadu, neretse ko inzira ari imwe, neretse ko Imana ari imwe. Abo bose nkabereka uburyo bushoboka bwose, nkabereka Yesu Kristo twizeye nk'Imana, uburyo nawe yasenze mu gashyamba ka Getsemane akuba makaka imbaraga se, uwo nguwo nkamwereka uko ibintu bimeze, agasobanukirwa, akavuga ati ko nsobanukiwe ko Imana yari imwe rukumbi, akamanuka akabako hejuru tugatora shahadu. Ni ukuvuga ngo abantu barimo gushaka kuza, ariko bitewe ni kwisira kurura, ijuru naryo ririmo kugenda ritwiyegereza. Nuko Imana idatwaza igitugu nk'uko isi itwaza igitugu, ariko abantu barimo kugenda bumva ubutumwa. Kandi umugambi wanjye ni ukuticara, ni ukubwira izo ntama zose naye narazimije nzi ko ari intama. Abo bantu bose nagiye nzimiza mbereka ko Yesu ari Imana. Ndashaka ko bamenya ko Imana itabyarwa, itagira ikisa nacyo, itagira umugore, ari Imana ishoboye byose, ari Imana itegeka byose, iri hejuru ya byose. Ubutumwa rero natanga cyane cyane ku muryango wanjye, ndifuza ko umudamu wanjye mukuru yatora shahadu, nakaba mu Islam akitandira, akareka kumva ko yahombye ibyo ninjizaga bitewe nuko nari mfite umushahara, bitewe nuko nari nkomeye. Ubu ngubu akaba mbona yenda mu ikanzu imwe cyangwa mu ipataro imwe bitewe n'ubukene nyine, kuko ntawe kazi ngira. Ariko ndamurarikira kumva ko Imana itabyarwa, kumva ko Mariya yabyaye Yesu byatewe n'ubushake bw'Imana. Imana ifite ubushobozi bwo gukura ikiriho mu kitariho, igakura ikitariho mu kiriho. Imana ifite ubushobozi n'ububasha. Nkongera nkarikira abana banjye ndumva ntifuza kuzabona muri Jehanamu, ndifuza ko nabo babasha gusobanukirwa ko Imana ari imwe rukumbi, Imana ari imwe rukumbi. Imana iturarikira kugira ngo tuyisenge twubamye, dushyira impanga hasi nk'uko uwo twibwiraga ngo ni Imana nawe yagaragaje ko nta na kimwe ashobora gukora atiragije se, akamanura umutwe hasi, tugasenga nk'uko basogokuruza bagendaga, ba Aburahamu, ba Isaka, ba Yakobo. Abo bose bashinze umutwe hasi, ba Dawidi bose bashinze umutwe hasi. Nkarariki witwa wanjye cyane cyane imiryango yanjye,
cyane cyane nkongera nkararikira ko naririmbagamo, cyane cyane nkararikira abakristo twasenganaga mu ntara inyegereye za Kagomasi n'andi hose, yuko bakwiye kumenya ko Imana atari ubutatu nk'uko babibwiwe, ahubwo ari Imana imwe ishoboye byose yaremye ijuru n'isi. Kandi nk'uko muri Yesaya 44:24 ivuga ko iremye ijuru n'isi nta wayifashanije, nta bari kumwe, umenye ko Imana ishoboye byose. Reka rero mbararike kugira ngo bose baze twubamirire Imana, tuyibararire, tuyihe icyubahiro kikwiye, bityo tuzahurire mu ijuru. Allahumma amen. Ahamagara Imana arayimwanira iravuga nuko aravuga ati data ingingo ya kabiri yatsinze no kuvuga ngo mbere yo kujya ku ngingo ya kabiri yego reka dusome muri murongo muri Matayo 27:45 jayo ku isaha ya 9 uwo ku isaha ya 9 tandukaniro ry'abadivantiste umunsi wa karindwi cyangwa se icyo bita amatorero ya Gikristo nuko mu by'ukuri batazi Imana, ntabwo bazi Imana. Ikiri imbere hari umugabo witwa Yesu n'Umwuka Wera, uwo nguwo niwe ubwirwa ibibazo, uwo nguwo niwe usabwa amikoro, uwo niwe utanga amafungo, uwo niwe bizera 100%. Ntabwo rwose bazi ko hari Imana itanga byose, ishobora byose. Ni ukuvuga ngo twe tukiri nyine mu itorero ry'abadivantiste numvuga ko ubushobozi bwanjye bwose muri Yesu Kristo. N'indirimbo nagiye nsohora nyinshi zigaragaza Umwuka Wera na Yesu Kristo. Nta ndirimbo mfite ivuga Imana rurema Allah subhanahu wa ta'ala, ntayo. Ahubwo byose bigenda bitugusha nde kwa Yesu. Kandi nasomye amagambo aboneka muri Korani avuga ngo muri icyo gihe Imana izabaza Yesu iti, bese Yesu mwene Mariyamu ni wowe wabwiye mama wawe kugira ngo wowe nawe mu nkure icyubahiro cyanjye abantu babasenge? Yesu azavuga ati, uri Imana ishobora byose, uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, iryo kosa sinarikora. Ubwo rero niba Yesu yarahakanye imbere ya se yuko atari Imana no gusengwa, akavuga ko Mariya adakwiye gusengwa, mw'abantu wa mukristo kazi we ni ukurihindura woge magaza amazi si yayandi, kuko nushobora kuzajya mu ijuru uciye mu yindi nzira uretse kwa Nyagasani wiremeye ijuru n'isi. Nibwo butumwa naguha, nicyo nkurarikira wowe n'umuryango wawe, wowe n'abo wigisha, wowe n'aba kwizera, wowe n'ababona bari imbere yawe ukabona bafashijwe, abatwaye n'ingaramira y'indirimbo bo sinanababwira rwose. Abo ngabo bakwiye gushyira ku ruhande, kuko n'Imana yavuze ngo nkura urusaku rw'indirimbo zawe, irashaka kumva ishengeshe ryo kumva ngo Allahu Akbar, Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru, Imana ishobora byose. Nibwo butumwa nabaha. Rero nk'uko nagiye mbararikira kwegera Yesu, gusanga Yesu Kristo, kuko twumvaga ngo niwe nzira yo kuri n'ubugingo, ntawe ushobora ngo kuzajya kwa data atamujyanye. Ariko mu by'ukuri data ntagomba kugira amaescort cyangwa se ngo agire utilisation yifashishe, kuko niwe ushobora byose, arishagije. Ndakurarikira wowe, waba we nabwirije, wowe twaririmbanye, wowe wanyumvise utari n'umudivantiste, ukinjira ubudivantiste kubera inyigisho nakugezagaho cyangwa se indirimbo nakugezagaho, ntabwo ari byo rwose. Ntabwo ari byo, buriya ni ubuguriguri. Ni ubuguriguri umuntu ashyira mu bantu kugira ngo naza kubabwira abantu baze gusa naho batwarwa ingaramira. Ariko ni ukuri nimuza mu kubararira Imana, ibyubahiro tukabishyira hara hanze, tukabishyira hara hasi, tugakwetura inkweto zacu, tugatawaza, tukajya mu musigiti, tugasanga Imana, ibibazo byose bizarangira. Ndetse abantu bose babaye abayisilamu, isi yaba ari inyamahoro, isi yaba ari ituza, isi yaba ari nyarukundo, isi yaba yuzuye umunezero, kubera ko abantu baba basenga Imana kandi bahuje umutima. Ndabararikira rero kugira ngo muze mubararira Imana, icyubahiro tugishyire ku ruhande. Uburanga bwacu ntabwo ari ubwacu, tubuture tubushyire hasi, kuko hariya tubushyira hasi n'ubundi niho tuzasubira. Twavuye hasi mu butaka, tuzasubira mu butaka, ariko Nyagasani ku munsi w'umuzuko azadukangura turi abantu banejeje imbere y'Imana. Murakoze rero icyo nabararikira, murakoze cyane. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.